Kwisa yineza mu gitondo nibwo hamenyekanye inkuru y'umugabo watumye inzoka kujya kumushakira uwamwibye telefone ahagana saa 9 z'ijoro. Bamwe mu baturage babwiye BTN TV ko batunguwe no kubona mu masaha y'ineza mu gitondo umusore ahingutse mu rusisiro n'inzoka zamwizingiye mu ijosi. Nje inzoka nayibonye. Yirimeze itengana gute? Zari inzoka nyine 3, zari inzoka zigaragara nini. Zigenda nyine. Zifatika se? Zari mu ijosi zatenderaga, zagendaga, zari imwe zari mu ijosi, indi nayibonye nyine iri mu kanwa, yinjira mu kanwa. Mu kanwa kandi? Mu kanwa nyine kuwo muntu wibye. Oya. Nje nabibonye. Umaze kubibona wabyakiriye? Nese nabyakiriye nyine navuze ni umujura nyine agomba gufatwa. Inzoka imeze nk'ishira, imwe ayifite gutya mu kuboko, iri kuzamuka mu kanwa. Ubwo rero kuba yamwibye telefone ikagaruka, urumva ko ari magi yakoresheje. Nubwo yahise adusora inzoka arayitwereka, yatweretse intoya buriya zifite ari ebyiri, yatweretse intoya yayo twayiboneye ayishyira mu kanwa, mbese arayishigatira nk'umwana, arayifitiye n'inzima nta kibazo. Iwe mu rugo rwiwe n'uburana aranayigendana. Ishimwe Patrick wabonaga wanahaze Kamanyinya ari nawe wateje inzoka uyu muturage yatangaje ko atari umurozi cyangwa umupfumu ahubwo ari umuvuzi. Avuga ko yoroye inzoka 55 zo mu bwoko bwa Cobra ko ndetse ari umurage wa sekuru. Banyibye telefone. Yego. Barangije kunyiba telefone yari saa 9 za nijoro. Ndamwirukangaho umuntu wanyibe telefone. Ndamubura. Ngiye itanyirukankira mu rugo. Ngeze mu rugo ngewe ngoresha shimi yange y'umuti yange. Naje kuyikoresha inzoka igendera mwizingira mu ijosi. Iyo nzoka iri hehe? Ndayifite ariko. Uwo muntu wamubwiwe niki? Nayibwiye n'inzoka yange. Mwari muturanye wari usanzwe umuzi? Ndanubwo muzi ntabwo ndamubona. Hanyuma iyi nzoka urayitunze wayihamagaye gute wayiguye? Iyo nzoka yange ndayitunze kuko ntunze inzoka 55. Turubana nazi wawe? Iwange. Nubuye bwoko bwazo? Ni Cobra zazindi ziryana cyane. Uzikoresha iki usanzwe? Izo nzoka ikintu zikoresha iyo bibye umuntu na mafaranga mpa ariko araza kandi akambira yamaraye kunakambira ngahita nohereza yanzoka ku muntu wibye wa wundi akabigarura yaneza kubigarura kambe 30,000. Ubusanzwe utuye hehe? Usanzwe ukora iki? Ubusanzwe ntuye muri Muhororo, mfite akabare n'umugore ariko ni umutanzania. Yego. Hanyuma umuntu yabihuza no kuba uri umutanzania akavuga benshi bakunda kuvuga yuko nyine abarozi bakomeye abapfumu bakomeye ba Tanzania. Umuntu yabihuza? Ndago ni murozi nta nubwo ni umupfumu. Uri ikirego? Ahubwo ni umuvuzi gakondo kubera ko wa muntu ushaka kwibikira cy'abantu nge hita mushika ngamugarura aho ngaho direct. Ibyo bikomora kuki? Warabyize? Ni umuryango wabikuraze bimeze bite? Nago nabyize. Sokuru wanjye yarabindaze ariko nkabandi n'umuhanzi. Yego. Amazina yawe witwa nde? Nitwa Ishimwe Patrick. Ufite abana? Nta mwana mfite, turacyara abageni n'umugore wanjye. Hanyuma umugore wawe yakwemeye gute? Yakwemeye abizi neza kutunze izo nzoka cyangwa wamuzanye atabizi? Yarabibonye akimara kubera bavuga se ibi bintu bimeze gutya n'inzoka koko nzabibamo, ariko nyuma nza kumwigisha aza kubimenya. Ubwo nta kibazo dufite n'umugore wanjye rwose. Hari bamwe mu baturage bavuga ko bino bintu mubikora ari ibintu bitari byo by'ubutubuzi. Izo nzoka urazitwereka koko? Ariko se baratanga amaze kwereka izo nzoka mana. Aka kanya hari urugaga rw'abavuzi gakondo, wowe urubamo? Urwo ruvuzi gakondo ndurimo. Ufite ibyangombwa byose? Munyegere nyuma mutanyibasha. Bari kunkora mu mpa. Nabazaga ufite ibyangombwa bikwemerera kuvura? Byose ndabifite. Nabyo ndabibaha. Tugere mu rugo mbaye ibyangombwa byanjye mufatore n'ibyo byose. Tubonye usohoka mu kagari cyangwa se muri biro niba ari biro by'umudugudu baguha izihe kondisiyo? Ese bakubwiye ko bakwemerera gukora bimeze bite? Kondisiyo nagize hari umuntu angiye kugarura televiziyo yari bibye.
niyo mpamvu nari ngarutse ariko barambwiye ngo genda ujye kwigarura cyangwa ubanze utega akamoto kuko urusaku rw'abantu ari rwinshi cyane. Telefone bakwibye ifite agaciro kangana iki? Ifite agaciro k'180. Hanyuma iyi nzoka yawe urayituma ukayibwira ngo genda umundebere, urabanza ukayibaza uti ndangira telefone yanjye ahiri? Ndayituma genda ndebera umuntu runaka igahita igenda ikamuzingira mu ijosi akaza. Ubwo twerekezaga iwe kugira ngo twihera amaso izi nzoka yaratubwiye yoroye iwe mu rugo, kubona aho kandagira ntibyari byoroshye kubera ubwinshi bw'abaturage. Gusa n'ubundi nitwageranyeyo kuko polisi yamwambikiye amapingu mu nzira tutarahagera. Twakomeje tugera iwe ngo tuvugane n'umugore we, gusa mu kiganiro gito twagiranye mu nzu ye yahakanye ko hari inzoka zirimo ataranazibona. Gusa nubwo avuga ibi, bamwe mu baturage batangaje ko ubwabo biboneye uyu mugabo ayisohokana mu nzu, bagatangaza ko batewe inkeke n'umutekano wabo. Yarahagaze hano arayitwereka hano kuri uyu muryango. Yari ifite paseri nta nsumba, ni ndende, yasaga ite? Umukara. Iyi nzoka ngo wayibonye? Jewe rero inzoka umugabo yari ayifite, ayigenda no mu gakapu yari ahetse, inzoka yari irimo, atwawe n'umugabo ngo bibye ampuri ngo televiziyo ya furati, ngo agiye kumugaruririza ngo televiziyo ye, ayimujyana yambaye ipantaro y'umukara n'agapira ka oranje iri mu gakapu yari afite. Batambika hano baragenda. Akse musanzwe muturanye nawe? Musanzwe duturanye nawe. Munanyweramo? Mbonye harimo akabari. Ngenuye hariya haruguru. Aka kabari abantu se bakanyweramo? Ubu barahanywera, nese ko najya nywa inzoga. Ntago mwari muzi se ko azitunze? Ntabyo twari tuzi, kugira ngo tubimenye ngo ejo bamwibye telefone. Ni ninjoro ngo bamwibye telefone. Ngo noneho umuntu ngo bari hirya iriya ahantu hitwa kwa Jumapili, ngo niho iyo nzoka yanigaguriye. Noneho nawe rero ngo iyo nzoka yazanye uwo muntu ngo imugeze ahangaha, aje gutanga telefone y'abana. Yayitanze telefone? Arayitanga, bayimuhaye. Rero abantu twese turahurura tuza kureba inzoka. Muramutse musanze akayisoma akanayirigata ahagaze ahangaha twabirebaga. Muramutse musanze byari ubutekamutwe, mwabyakira mute hejuru yo kuyibona ayifashe? Usibye no kuba ari ubutekamutwe, natwe ubwacu dufite ubwoba. None se ubu umwana yaza gutambira, wavuga atagiye noneho inzoka iramufata. Murasaba iki rero? Twebwe ikintu dusaba, uwo muntu bibye ampuri niwe wamujyanye, ko yamureka nigaragare niba iyo ampuri yaboneka koko, bigaragare ngo ni umuvuzi, ni umuti wakoresha, cyangwa se tujye tuvuga ati afite ibyangombwa yemerewe gukoresha inzoka mu gihugu, bigaragare tucire n'ubwoba tubize nta kibazo. Tuvuga ati ni umuvuzi, kuko hari abavuzi ba gakondo bamwe bagombora abantu inzoka zariye, baba bazwi, ukamenya ati niyo muri buhura yifite ni umuvuzi, niyo kuvurisha nta kigutwara. None se ubu wahura n'inzoka hano mu nzira igenda, wakirwana akitura hasi ukavunika. Mama, wigeze wibwaho? Njyewe nibweho ejo bundi, ndetse mu matariki ajya gusatira mu kwa 4. Noneho maze kwibwaho nuko ndivumagura, ndavuga ngo yaba nari mbonye byibura umuntu wangaruriza ibintu byanjye, nanjye namusanga akankorera. Ngo rero ngeze hano kubera ko turaturanye, tubanyikanye igipangu, nuye hano ruguru yabo, uyu ni umupangayi uhaje vuba, babimbwiye ndavuga ngo ariko reka nanjye njye kureba uwo muntu niba agaruza ibintu byibwe, nanjye ndebe ko niba ari umuvuzi wa Gihanga nanjye kwiyangaruriza ibyanjye. Ubwo rero nibwo ngeze hano turahaguriraniye, ariko ibyo bintu byavuzwe by'iyo nzoka njye ntabwo nari mpari. Ubwo nari nje kureba kuko nanjye niba kuko akora agaruza ibintu byibwe ku buryo nanjye yangaruriza ibyanjye. Haramutse habonetse umuntu nk'uyu nguyu uko kugarura ibyo bintu byibwe, mubona yaba akenewe? Arakenewe cyane, kubera ko n'umuganje binjiye mu nzu bantwara ibintu byose, n'irangamuntu yanjye barayitwara, n'ikarita yanjye barayitwara. Ndavuga ni Imana yaba yari impaye by'ubura n'umuntu umuvuzi wa Gihanga wagaruza ibintu, irangamuntu yanjye nkayibona, wenda n'ikarita, bindi nibishaka. Ubwo rero urumva turamukeneye cyane, yigaragaze, tubone ibikorwa bye, tumuteze imbere mu kazi arimo, kuko ni bizinesi yahisemo. Noneho atumara ubwoba. Umuntu ufite imbaraga gutya, polisi mwambitse amapingu iramutwaye, mufite icyizere ko ari buze gucika gereza, izo nzoka ze n'izo mbaraga ze bikamugarura?
ibyo ngibyo nta cyizere nabigiraho ariko kubera we akora akazi akora wari yizeye nkuko nanjye navuze ni ndamutse mbonye umuntu koko ubikora bikagaruka atari uwo kurya amafaranga nayamuha akangaruriza ibintu ubwo rero ngewe byanshimisha nk'uwo muntu agaragaye akatumurikira ibikorwa bye uko abikora twashyira ubwoba twavuga duti ni umuvuzi iyi nzoka yafite ntawe izabangamira keretse uziba mugenzi we uzakure byababaza mugenzi we ubwo rero nkaba nifuza nk'abanyamakuru ko mwamudushakira niba ari umuvuzi wagira ngo tukabimenya akatugaragariza ibikorwa bye buryo cyakora hanyuma tugakorana akaba ari umuntu uzwi mu murenge mu kagari no mu mudugudu yinjiyemo twatuzi ngo ni umuvuzi wa Gihanga. Bamwe mu baturage baganiriye na BTN TV batangaje